Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi ibagezaho amakuru yizewe ya mining, inabagezaho application zimwe na zimwe zitandukanye zitanga amafaranga. So guys, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba mumeze neza. Kandi mu buzima uyu munsi biranga ukagerageza nanone bikanga, ariko ejo bigeraho bigakunda. Niyo mpamvu turi team nta gucika intege. So guys, uyu munsi mbazaniye amakuru avuga kuri mining ebyiri. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri mining ebyiri, arizo iya mbere bayita Tomarket, iya kabiri bayita Memefi. Tomarket irarangira uyu munsi saa 6 z'ijoro. Memefi izarangira tariki 12 z'ukwezi kwa 11 uko tugiye kwinjiramo. So guys, ibyo nje kuvugaho ni ibi ngibi. Tomarket ngiye kubereka step 5 ugomba kuba wujuje kugira ngo wizere 100% ko coin zawe wa mininze uzazibona 100%. Nicyo kimwe no muri Memefi naho ndabereka step ugomba kuba wujuje kugira ngo uzabashe kubona coin wa mininze zose 100%. So guys, twagiye turaza muri Telegram yacu. Iyi ndimo niyo bita Tomarket app. Uburyo bikora narabiberetse, uburyo ikorwamo narabiberetse, ariko ubu ngubu n'uwayinjira ntacyo byaba bikimumariye, kuko uyu munsi saa 6 z'ijoro iraba irangiye. Iyi update cyangwa iyi video nyikoreye abantu bari basanzwe bayimayininga. Wewe wayisuzuguye, wewe warebye ukavuga ati ibi ngibi ni ukubeshya, so warakoze cyane. So icyo nari ngiye kubereka ni iki. Urayituza hano hasi mu nguni, mu kuboko kw'ibumoso, aha hari akantu k'umuhondo kanditseho airdrop. Ukoreho, nukoraho barahita bakwereka hano handitse airdrop coming soon, bakwereke Tom, hari ahanditse check airdrop. Ibi byose birakorwa nimugoroba saa 6 z'ijoro. Ibi byose hasi bakwereke view TG roadmap. So tuhite ducekinga airdrop yacu. Baratwereka ko ibura amasaha 10, iminota 22 n'amasegonda 20. Dukore galiti. Tuze turebe hano kuri view TG roadmap. Aha niho nashakaga kubereka. Uciye hariya nkweretse za hano, urebe ko izi step 5 zose zawe zivivuye. Ube wizeye 100% ko ibiceri byawe ugomba kubibona. Iya mbere, step 1, uradinga kaka emoji k'urunyanya kuri Telegram name yawe. Step ya kabiri, reach a minimum of bronze level 4. Ugomba kuba nibura level uriho noya ari level ya 4. Connect your wallet. Ubwo ura connectinga iyo bita Tomarket wallet cyangwa address. TG step 4, Tomarket premium model. Iyi ni medo ugura cyangwa ni umudari ugura toni imwe, ubwo ni ibihumbi hafi 7. Ariko iyi step ubaye nta bushobozi ufite urayihorera, ariko nyine ntabwo uzabona ibiceri byawe byose uko wabimayininze. Bashobora kukugenera kuko si itegeko. 5,
join Tomarket announcement iroroshye ni ukujoininga telegram y'iyi ngiyi Tomarket announcement. Ibi bitanu n'ubu byujuje, ibi byose bitanu wicara utuze umenye ko tariki 31 z'uku ubwo ni nimugoroba saa 6 z'ijoro tujya mu ya mbere iraba irangiye, ibiceri byawe babiguhe neza 100%. Iyi ni app ya mbere, tuyivemo tuze mu yindi nababwiye Memefi. Tayari Memefi twayinjiye. Ukigeramo urareba hano ku ruhande rw'iburyo, urebe uze hano handitse airdrop ukoreho, barahita bakwereka criteria ugomba kuba wujuje kugira ngo uzabone ibiceri byawe muri Memefi. Anatrist coin miliyoni 50 V. Upgrade to Memefi Premium. Aha biragusaba toni imwe ingana n'ibihumbi 7,500. Uzuze on chain transaction. Ni transaction ino ukora kuri toni keep. Make at least one transaction. Iyi ikoze ni uba wayikoze. Participating nibura muri 1 daily giveaway. Iya nyuma complete at least 10 earn campaign. Izi zose nufungura ugasanga hano ukoresha 3 ziravivuye, ube wizeye ko ibiceri byawe uzabibona 100%. Genda muri application zawe izo uko ari ebyiri kuko nizo zizaba listed vuba, ucekinge. Iya mbere uracekinga ni Tomarket, urebe ko ziriya step 5 zuzuye ziriho V. Uyituza no muri Memefi urebe ko zino step ko ari 6 ziriho V. Nubona hariho imwe cyangwa ebyiri cyangwa 3 zitariho V, gerageza uburyo bwose uzikoramo. Niba ushaka ko ngufasha, ndasiga nimero yanjye muri video description, nimero nkoresha kuri WhatsApp. Ube wanyandikira umbwira ati iyi step yimfashemo kugira ngo nanjye nzabone ibiceri byanjye nazaruhira ubusa. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Iyi ni ya YouTube channel yanyu How to Rwanda TV. Turabakunda cyane, tunishimira uburyo mutwereka ko turi kumwe, munadutera inkunga mu biganiro byose dukoze. So guys, ciao, hasta la vista.